عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن نهج على نهجه إلى يوم تبلى السرائر. أما بعد، tubanje gushimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, Imana yo ishobora byose mu bihe byose. Tuyishimire ku ngabire zitandukanye duhundagazaho uko bwije n'uko bukeye. Dukeye turi abagaragu bayo, turamutse tuje kwishimira no kwisingiza. Nyagasani Imana ni wowe wenyine ukwiriye ishimwe, ni nawe ukwiriye gushimwa kubw'ingabire zitandukanye waduhundagajeho, ubwo tutari tuzi aho turi wahatubereye. Nanone kandi twiragije impuhwe zawe kuri uyu munsi wacu mushyashya, ukomeze ubane natwe, maze intangiriro yawo ibe koroherwa muri byo mu byo biza kuturanga kuri uyu munsi. Ushoboze imbaraga zacu kugukorera, indimi zacu kugusingiza, ingingo z'umubiri wacu zibe bimwe mu bikoresho bikorera izina ryawe kandi bikubahisha. Amahoro n'imigisha tubisabira intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'inyacyubahiro yasozereje izindi zose, nta yindi ntumwa iteze kuzabaho nyuma yayo. Iyo ntumwa bavandimwe turabanyamugisha kubwo kuyoboka niyo nsinzi yuzuye kandi nayo duhesha kubaho neza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bavandimwe, icya mbere kizabarurirwa umugaragu ku munsi w'imperuka ni sala. Igihe cyose izaba bitunganye, ibisigaye byose bizaba bishobora gutungana. N'igihe cyose izaba idatunganye, nta kindi cyizere cy'amarokokero cyangwa se cyadufasha kurokoka kuri uwo munsi, kuko icyari cy'ibanze tuzatwara gitereranye. Niyo mpamvu iyo ujya kureba ukareba abatubanjirije basabye binginga Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kubashikamisha ku sala, ndetse ntibibagirwe n'urubyaro rwabo n'ababakomokaho. Urugero dufata ni urugero rw'intumwa y'Imana Ibrahim, yasabye ivuga iti Rabbi ij'alni muqima as-salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Yaragize ati, Nyagasani Imana ngira uhozaho isala kandi unabigenera urubyaro rwanjye. Nyagasani Imana unakira ugutakamba kwacu. Ibi biragaragaza yuko Ibrahim icyo arimo arasabiraho Uwiteka ari uko Imana yamushikamisha ku sala. Imana muri Quran itugaragariza yuko isala ishobora kuremera uretse ba bandi bafite ukwibombarika imbere yayo. Intumwa y'Imana Allah aratubwira muri Quran ati wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Ngo ngaho nimwifashishe mu buzima bwanyu kugira ngo mworoherwe, mwifashishe kwihangana n'isala. Mu by'ukuri ibyo byombi ni ibintu bihambaye uretse kuri ba bandi bafite ukwibombarika. Nanone kandi iyo tureba intumwa y'Imana Isa, ubwo yavugaga ikiri uruhinja, mu magambo akomeye yaravuze ati wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Ngo kandi Imana yantegetse guhozaho isala no gutanga zaka igihe cyose nzaba nkiri muzima. Biragaragara yuko rero abatubanjirije bose bari barabigize impamvu y'amarokokero y'ubuzima bwabo, ndetse banabishyira mu mipangire yabo ya buri munsi. Ndetse niyo bateguraga gahunda zabo ntibibagirwaga isala. Nanone kandi nk'uko tubizi mu muco no mu buzima bwacu bwa buri munsi, tuzi neza yuko ijambo umuntu avuze mbere yuko apfa aba ari umurage ndetse n'igihango asize atanze akigenera abasigaye. Turebere intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, mu magambo ya nyuma yabashije kuba yavuga ibwira abantu, yarababwira ati as-salah as-salah as-salatu wa ma malakat aymanukum. Yasize igiriye inama abantu muri rusange, aravuga iti as-salah, isala nimwite ku sala, nimushikame ku sala, mbasigiye isala, mbasigiye umurage w'isala, kandi mbategetse kugirira neza ababarizwa mu biganza byanyu. Ibi biragaragaza uburemere bw'isala. Niyo mpamvu Umuyisilamu ategetswe kwiyitaho mu buryo bwose bushoboka, akabana nayo mu buzima bwe bwa buri munsi, akanareba icyo ari cyo cyose cyahungabanya ukwibombarika kwe muri yo, kuko Allah atubwiye ati qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allah ati muri Quran muri suratul Mu'minun aya mbere ya kabiri, ngo bagize intsinzi abemeramana, ba bandi mu sala yabo baba bafite ukwibombarika. Bityo umwemeramana rero ahozaho iteka arwana no kugira ngo isala ntiyangizwe n'icyo ari cyo cyose. Ndagira ngo insha Allah ta'ala tuvuge mu tuntu tubiri dushobora gutuma isala yacu itakaza uburemere bwayo n'agaciro kayo,
yewe kuri bamwe isala yabo igashobora kwangirika bitewe no kutitwararika kuri ubu buntu cyangwa se kuri ibi bintu bibiri. Byaba byoroshye mu kubivuga, ariko niyo ureba urasanga amakosa menshi y'abantu baboneka mu sala, aya makosa akunze gukorwa. Icya mbere muri hadith tugira ngo tuganireho insha Allah ta'ala mu minota mikeya, naho intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yatubwiye nk'uko biboneka mu gitabo cya Bukhari na Muslim, itubuza ku bintu bigera kuri bitatu. Icya mbere yatweretse uburyo yategetswemo isala n'uburyo isala yayitegetswe kugira ngo tuyubahirize nk'uko nawe yayitegetswe. Sallu kama ra'aytumuni usalli, mujye musali nk'uko mwambonye sari. Byumvikana ngo isala tuyikopera ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam kumwimerere, maze tukaza tukayishyira mu buzima bwacu nk'uko intumwa y'Imana yayikoze. Iyo tunyuranyije rero n'ibyo intumwa y'Imana yategetswe tuba twamaze kunyuranya n'umurongo w'ukuri ushobora gutuma Allah yakira ibikorwa byacu mu buzima bwacu bwa buri munsi. Intumwa y'Imana rero muri hadith yakiriwe na Bukhari na Muslim, intumwa y'Imana yaravuze iti umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam umirtu an asjuda ala sab'atu a'zam, ngo nategetswe gusenga, nategetswe gusari nubama ariko nkoresheje ingingo zirindwi mu kubama hasi. Izo ngingo zirindwi zigomba kuba zikoze hasi mu gihe ugiye muri sujud. Indi hadithi itari iyi ngiyi isobanura zino ngingo, iratubwira iti icya mbere kigomba gukora hasi igihe ugiye sujud, ugiye kubama, ni uburanga. Uburanga bukora hasi bikagaragazwa n'uko bwakoze hasi igihe n'izuru ryakoze hasi. Benshi mu bayisilamu iyo barimo barasari bakagera kuri sujud usanga izuru ritakoze hasi, kandi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam wa ashara ila anfihi, igihe yagaragazaga kubama ushize uburanga hasi, yese yerekana n'izuru ko rigomba kujya hasi. Kuvuga ngo igihe ugiye sujud izuru naryo rigomba kuba riri hehe? Riri sujud. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, intumwa y'Imana iravuga ngo n'ibiganza byombi. Kuvuga ngo igihe umuntu agiye sujud agomba kumanukana n'ibiganza byombi nabyo bigakora sujud. Ubwo bimaze kuba bitatu. Uburanga bugaragara ko bwakoze hasi igihe n'izuru rikoze hasi, ngo ni kimwe. Ibiganza, ubwo ni ikiganza cy'iburyo n'ikiganza cy'ibumoso, bikaba bibaye bingahe? Bitatu. Amavi yombi, ntabwo byemewe ko umuntu yajya sujud adashyize amavi hasi ngo bikunde. Amavi nagomba kuba akoze hasi kandi yombi, ubwo bibaye ibice bingahe? Bitanu. Uburanga, ikiganza cy'iburyo, icy'ibumoso biba bitatu, kane, gatanu, amavi yombi. Gatandatu na karindwi ni amano y'ibirenge agomba kuba akoze hehe? Akoze hasi. Benshi rero iyo bagiye sujud bazamura ibirenge byabo hejuru, ugasanga umuntu agiye sujud ariko mu migendere ya sujud azamura ibirenge bye, ntabwo biri gukora hasi, ugasanga arimo arabikinisha rimwe na rimwe ku buryo bitabasha kuba byakora hasi. Ikigambiriwe rero ni uko amano yombi y'ibirenge agomba kuba agize gute? Agomba kuba akoze hasi. Izo ngingo zirindwi rero nk'uko bigaragara muri hadith zigomba kuba zigeze hasi kugira ngo sujud y'umuntu ibashe kwakirwa, ibashe no kuba yuzuye. Igihe cyose uzabona rero umuvandimwe mugenzi wawe yazamuye ibiganza cyangwa se ukaba wagwa muri iryo kosa, ujye wihutira kwikebura cyangwa se kumukebura, umugaragarize yuko sujudu yakoze atari sujudu yemewe, ahubwo yakwiye kuba akora sujud mu buryo intumwa y'Imana yatwigishijemo gukora sujud. Ndabisubiramo kugira ngo byihute. Uburanga bugaragara ko bwakoze hasi igihe izuru ryakoze hasi, ibiganza byombi, amavi yombi ndetse n'ibirenge, amano y'ibirenge yombi. Ibi byombi uko ari birindwi bigomba kuba bikoze hasi. Tugarutse kuri ya hadithi ya mbere rero yakiriwe na Bukhari na Muslim twaganiragaho, aho intumwa y'Imana tubwira ngo nategetswe kubama shize ingingo zirindwi hasi. Tumaze gusobanura, intumwa y'Imana yakomeje ivuga ibindi bintu bibiri intumwa y'Imana yabujijwe mu sala, natwe tubujijwe mu sala. Wala akuffa thawba, ntago byemewe kuba waba wazinze umwenda wawe mu gihe ugiye hehe? Gusala. Reka kumvikana neza. Kenshi uzasanga abantu bamaze gutawaga igihe bagiye gusari baba bazinze iki? Umuntu akinjira ukabona yazinze, cyangwa se ipantaro ugasanga umuntu ameze gutya nk'aharu agiye mu murima, mujya mubibona. Ibi ntabwo byemewe. Igihe ugiye gusari ntabwo byemewe. Sinzi natuma turumvikana. Igihe ugiye gusari ugomba kuba warambuye imyenda yawe, naho kuyizinga muri buriya buryo tuba twayizinzemo ntabwo byemewe, ntabwo biri muri sunna y'intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Hadith irasobanutse.
ndategetswe kubama kise ingingo zirindwi hasi wala akuffa thawba nanone kandi nabujijwe kuba naba nazinze umwambaro imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Reka tubirebere mu buzima bwacu busanzwe igihe umuntu agiye kubonana n'umuyobozi bisanzwe. Umuyobozi kanaka ufite appointment yaguhaye gahunda yo kujya guhura nawe, ese koko tubizanyije ukuri wajya kureba umuyobozi runaka usanze mu biro bye, apana uwo muhuriye mu rugo, usanze mu biro bye wambaye isengeri? Isubizo ni hoya. Wajya kureba umuyobozi uwo ari we wese mu bayobozi umusanze mu biro bye wazinze amapantaro, wazinze amashati? Abo ni abayobozi b'abantu nkatwe abari ku rwego rwacu tunasangiye ubumuntu. Bimeze bite noneho igihe bizaba ari ku mwami w'abami, atari umuyobozi nkawe, atari n'umuntu nkawe, Imana yawe rurema? Mu bintu bya mbere bagaragwa Allah dushishikariza, aratubwira muri Qur'an, aratubwira ati khudhu zinatakum inda kulli masjid, ngo mujye mwitaka buri uko mugiye ku musigiti. Muislamu agerageze uko ashoboye, uyu niwe mwami wawe wo guhura nawe, niwe wibanze wo kwitakira mbere y'ibindi biremwa byose. Ugerageze uko ushoboye, uze wambaye mu buryo bwiza, uze witwaritse mu buryo bwiza, akenda kawe kameze neza, bazuzuhure na nyagasani wawe. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, Allah ni mwiza kandi akunda ibyiza. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, Imana ni nziza ntiyakira uretse ibyiza. Kwa Allah rero niho kwitwararika, niho kwibombarika, niho kwigengeserwa mu buryo bwose bushoboka. Ntituhagire nk'ahari ahasanzwe, ahubwo twumve ko ari umwihariko, kuko tuje guhura n'udasanzwe mu buzima bwacu, tuje gutura ibibazo byacu, tuje kubwira agahinda kacu, tuje guhereza ibyifuzo byacu, kandi tunafiteho icyizere kurusha uko twashyikira ku cyari cyo cyose mu biriho. Uyu rero Allah tuje kubwira ibyacu, tuze tuniteguye. Niyo mpamvu rimwe na rimwe umuntu yinjira mu musigiti ariko wamureba mu buryo nyabwo bwe ukabona atazi, atanibuka naho aje, ukabona ibyo ajemo mu by'ukuri asa nk'aho ari ugusoza umuhango, cyangwa se nuko yamaze kubimenyera. Buriya mu makosa ariho abantu bagwamo, yaj'aluna 'adatan 'ibadatan wa yaj'aluna 'ibadatan 'adatan. Mu makosa akomeye abantu bashobora kugwamo ni igihe bafata ibisanzwe bakabigira nk'aho ari ibada. Ugasanga umuntu yubahiriza ikintu runaka, aracyubaha ukagira ngo ni ibada agiye gukora. Ibada ukagira ngo ni igikorwa ngaragiramana arimo arakora. Noneho ugasanga igikorwa cyari igikorwa cya ibada yagifashe nk'akamenyero. Nta ibisanzwe, nta gice kirimo, nta bundi buryohe. Iyo ikintu cyamaze kuba akamenyero, nta buryohe kiba kigifite. Niyo mpamvu uzarebe niyo umuntu atangiye kukumenyera bamubwira ati ntumenyere. Kuba icyo umubwira ngo ntumenyere, nuko kukumenyera biri buze kuvamo agasuzuguro, biri buze kuvamo kukubahuka. Siko bigenda? Ubwo rero natwe birasaba ngo ibyo dukora byose ntitubitware nk'ahari akamenyero, ahubwo tubitware nk'ahari ibada. Twumve ko isalati dhuhuri igomba gutandukana na salati al-isha muri khushu', mu kwibombarika ndetse no gutinya Imana wagize. Ndetse n'ujya no kwinjira mu musigiti utangire wongere ugarure ibitekerezo byawe kuri Allah kurusha ukuntu wabigarura ku bindi ibyo ari byo byose. Ibyo bizatuma abagaragu ba Allah tuzahoraho turi mu bagaragu Allah akunda kandi yishimira. Ndasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko adushyira muri babandi bumva amagambo bagakurikiza ameza muri yo, kandi bagerageza gutunganya uko Allah abashoboza mu buzima bwabo bwa buri munsi, kugira ngo isala zacu zibashe gutungana kandi Allah yakira ugutakamba kwacu no gusaba kwacu. Allahumma amin.